cyahoze ari komine Mukingo paruwasi ya Busogo burugumestre yitwaga Kajejeri Juvenal. Mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda twigaga mu ishuri, abarimu bakatubwira ngo Abatutsi ntibajya uruhande rumwe n'Abahutu bajya uruhande rumwe. Bari batangiye umugambi wo kuzatwica. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda Inkotanyi zitangiye urugamba rwo kubohora igihugu, abarimu batwikoreje imitumbatumba baratubwira ngo tujye guhamba Rwigema. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda iwacu Abatutsi batangiye kwicwa bavuga ko ari ibyiso by'Inkotanyi. Bahise bica Biniga yari umwarimu mu Gataraga, bica na Muramu w'Imanzi yari profe mu Rwankeri komisiyoni. Bamaraga kwica abagabo b'Abatutsi bakabaroha mu buvumo bwa Nyaruhonga. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe bakomeje kwica abagabo b'Abatutsi aribo Sabini, Pierre, Flora, Gihoza, Kabango, Kaderevu, Gasahane, Rudatinya, Gapande n'abandi bagabo benshi cyane. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu interahamwe zateye iwacu barasenya barasahura. Bahise bica umukobwa witwaga Mukarubayiza bamwicisha amabuye. Bamaze kumwica bamushize mu muhanda hagati bamukuramo imyenda yose asigara yambaye ubusa. Baravuga ngo reka utambutse wese ajya abona uko Umututsikazi ateye. Bahise bica, bahise batema na mukuru wanjye witwaga Mukazikeri Speciosa bamutema mu mutwe n'akaboko, ariko ntiyapfa. Yaje gupfa muri Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Bahise bongera batema mama witwaga Mukamusoni bamutema akaboko kahise kahava, ariko ntiyapfa. Nawe bamwishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Yarahetse umwana, uwo mwana bahise bamwica. Uwo mwana yitwaga Tuyisenge. Twahise tuhongera kuri paruwasi ya Busogo, ariko nta mahungiro twahabonye. Ari umupadiri witwaga Rwamayanja wumvaga yatumarira ku icumu. Twahise dusubira mu rugo, twasanze mu rugo barangije gusenya no gusahura. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nari narashatse. Iwacu bahungiye kuri paruwasi mu Babikira, bahita babica kuri 7 z'ukwa kane barabamara. Mu by'ukuri abakobwa n'abagore babica urupfubi, babanzaga kubaviyora, bamara kubaviyora bakabica. Uko papa na mama babishe, papa yari afite abagore babiri. Umwe yari atuye kuri Busogo, undi atuye muri Gaseke. Mama umubyara niwe wari utuye kuri Busogo, bamwiciye ku Babikira hamwe n'umukobwa we witwa Mukazikeri Speciosa, nabo bamwiciye kuri Busogo. Yari afite umwana witwa Diogene yishwe n'interahamwe yitwaga Tuyiringire, twari duturanye. Uwo mwana yasabye Tuyiringire imbabazi arazimwima aramurasa. Mama yari afite undi mukobwa washakiye muri Mutura witwaga Fresta Kandori, bamwiciye muri Mutura hamwe n'abana be 3. Papa na mama Ndogo babiciye muri Gaseke hamwe n'abana babo aribo Butera. Yari afite abana 3
Mukashema nawe afite abana 3, Gahigiro na Munyampeta. Umuryango wa papa wo muri Gaseke warazimye, ndabibuka. 1994 nari narashakiye hano muri Muhoza, ari naho narokokeye. Interahamwe zateye mu Ibereshi mu rya 5 ku mugabo witwa Mariki, ari yihishe Rutinduka Valence, baramwica, ariko nanone ntabwo turamenya aho bamushyinguye. Interahamwe zo muri Mukingo zifatanyije n'iza hano zateye mu Ibereshi mu rya 3 kwa Zakiya, hari yihishe umumama witwaga Kanzayire Hadija, baramwica. Yari afite amezi 8, afite inda y'amezi 8. Interahamwe zakomeje kwica. Interahamwe yitwa Huseni yaraje itwara umugabo witwa Kora, bamujyana kuri CGP, ari naho bamwiciye. Interahamwe zakomeje kwica, zica umugabo witwa Huseni zitwa umugabo witwa Shabani. Amaze kumwica Huseni yamukuyemo materingi yari yambaye arayambara. Tugize Imana haje umujandarume wari uturutse muri komine Kigombe, aramurasa arapfa. Yaramaze kuvuga ko nta mututsi n'umwe uri busigare muri uyu mujyi. Interahamwe yitwaga Beri yateye ku mugabo witwaga Rwarinda hamwe n'abasederi, batema umukobwa witwa Mwamini akaboko, ariko ntiyapfa. Mu 1994 nishe ku mugabo witwa Nsekerabanzi wari utuye mu Rusagara. Nari mpetse umwana w'uruhinja. Mu by'ukuri koko kwishana umwana w'uruhinja ntabwo biba byoroshye. Umwana baramwirirwanaga bakamuzanira nijoro. Umunsi wo guhamba Huseni, interahamwe zateye aho nari nihishe, zibwira Nsekerabanzi unaza n'abatutsi ahishe. Nsekerabanzi yaramubwiye ati nta batutsi mfishe. Baramubwiye ngo nibaramuka basanze mu nzu harimo abatutsi baramwicana nabo. Nsekerabanzi yarababwiye ati iryo kosa ryo guhisha abatutsi sinshobora kurikora. Umwe muri bo yarababwiye ati ibyo ari byo byose ubanza batubeshye, reka twigendere. Baragiye, bageze ku irembo bakubise amasasu menshi baragenda, ndokoka gutyo. Ndashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndashimira n'ingabo zari za RPF Inkotanyi. Twibuke twiyubaka. By'umwihariko muri iyi minsi twanagize amahirwe yo kubona umunyamateka witwa Bruno Budige wanditse igitabo yise mu Gifaransa ngo qui a traversé la nuit opère la réflexion du génocide contre les Tutsis dans la préfecture de Ruhengeri. Yerekereje nasobanura ngo igitabo cyagise ngo ishobora wariraye ishyirwa mu bikorwa bya jenoside mu cyahoze kuri perefegitura ya Ruhengeri. Muri iki gitabo umwanditsi agavuga by'umwihariko ku bwicanyi bwakorewe muri iyi Cour d'appel, ikazabona wenda umwanya wo kubiganiraho tariki ya 15 kuko harimo ubuhamya bukomeye, harimo byinshi urubyiruko rwakwigiraho mu kumenya amateka y'ibyabereye aha ngaha. Ijambo nyamukuru ry'uyu munsi turaza kurigezwaho mu kanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nanjye reka nkoreshe uyu mwanya
nihanganishe abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu ntara yacu no mu karere ka Musanze by'umwihariko, haba abafite ababo bashyinguye mu rwibutso biri hirya no hino mu ntara yacu by'umwihariko iziri hano mu karere ka Musanze, ndetse mbonereho no kwihanganisha ababuze ababo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ariko kugeza na n'ubu bakaba bataraboneka ngo nabo bashyingurwe mu cyubahiro. Mwese rero mukomere muri ibi bihe bitoroshye turimo. Abayobozi mwese muteraniye hano, abavandimwe n'inshuti, abaturage b'akarere ka Musanze, watanze ikiganiro nshimira Eric Murayija, noneho nshimira n'abandi bose bagize uruhare muri iki gikorwa, Bonome wadufashije mu ndirimbo na Mukarusagara baduhaye ubuhamya. Mu kiganiro Murayija yaduhaye natwibukije ko twibuka ku nshuro ya 32, ariko anatwibutsa ko kwibuka ari inshingano ya buri munyarwanda, ndetse ko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, by'umwihariko mu irangashingiro ryaryo, aho yatwibukije amagambo ari muri iryo rangashingiro ry'itegeko nshinga avuga ko nk'abanyarwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, tukibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Itegeko nshinga kandi rinasobanura ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bijyana n'inshingano yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, bikabivuga mu magambo yatwibukije agira ati twiyemeje kurandura burundu ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyigaragaramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, uturere n'ibindi ibyo ari byo byose. Abaturage b'akarere ka Musanze, abayobozi, bavandimwe, muri iyi myaka 32 ishize, leta y'u Rwanda yakomeje kongera imbaraga mu gukemura ibibazo byatewe n'iyi jenoside, ishyira imbaraga mu guhangana n'ingengabitekerezo ikiri mu badashakira u Rwanda ibyiza, cyane cyane abasize bakoze jenoside mu Rwanda, abenshi bakiri muri bimwe mu bihugu duhana imbibi, ndetse bimwe muri ibyo bihugu bikaba bibashyigikiye ku mugaragaro. Muri aka kanya ariko nagiraga mu nshimire abarokotse, ubutwari bakomeje kugira mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo bakaba bakomeje urugamba rwo kwiyubaka, biteza imbere, bateza imbere igihugu cyacu, ndetse bagaharanira no kubana neza n'abandi banyarwanda. Uyu munsi kandi ni n'umwanya dufata nk'abatuye intara y'Amajyaruguru ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange, tukongera tugashimira ubutwari bw'ingabo zahoze ari iza FPR Inkotanyi, uburyo zakoze akazi gakomeye ko kubohora igihugu no kurokora abahigwaga. Tuzahora tuzirikana ubutwari budasanzwe mwagize, kandi mukomeje kugira murinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Abaturage mwese muteraniye hano, bavandimwe inshuti, boneho kubasaba ngo twese dushyire hamwe, twamaganire kure abagifite ingengabitekerezo ya jenoside, abayipfobya, abayihakana, abashaka gusenya ibyo tumaze kugeraho, ndetse n'abashaka kudukururaho ibibazo bitari ngombwa. Boneho gusaba abaturage bose b'intara y'Amajyaruguru kuba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kubasura, kubahumuriza,
no kubarinda icyabahungabanya icyo ari cyo cyose. Uyu mwaka mu ntara yacu dufite imibiri myinshi izashyingurwa ndetse n'indi zimurwa mu rwego rwo guhuza inzibutso. Nko mu karere ka Rulindo dufite imibiri 2230 izashyingurwa mu cyubahiro ku rwibutso rwa Rusiga, ahazaba ari tariki ya 17 z'uku kwezi. Tukagira imibiri 176 nayo izashyingurwa mu karere ka Rulindo ku rwibutso rwa Mvuzo, aho azaba ari tariki ya 18 z'uku kwezi. Naho mu karere ka Burera tukagira naho imibiri 2 yabonetse muri iyi minsi izashyingurwa mu cyubahiro ku rwibutso rwa Rugarama. Aho bishoboka hose ndabashishikariza ko twazifatanya n'abazaherekeza ababo uko ari ngombwa. Ndabasaba kandi abaturage b'intara yacu gushishikarira ibi bikurikira by'umwihariko muri ibi bihe turimo. Ndabasaba kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside aho iva ikagera, ndetse n'andi macakubiri, imfobya ndetse n'ihakana rya Jenoside. Ndabasaba kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Buri wese ndamusaba kwiyemeza ko Jenoside itazasubira ukundi mu gihugu cyacu. Ndabasaba kandi gukomeza kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu. Ndabasaba gukomeza kwita ku nzibutso zishyinguwemo abacu bazize Jenoside no kubika amateka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ndabasaba gukomeza kwibuka muri iyi minsi 100 abaturage bitabira gahunda zose zateguwe ku rwego rw'intara n'uturere. Ndasaba by'umwihariko urubyiruko kwitabira gahunda zose ziteganyijwe muri iyo minsi 100 kuko muzahigira amateka nyakuri y'igihugu cyacu no kumenya ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ndongera kandi gusaba, nubwo tubikora buri mwaka, abazi aho abishwe bajugunywe gutanga amakuru kugira ngo nabo bazashyingurwe mu cyubahiro. Reka soze iri jambo nongera kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, basezeranya ko leta izakomeza kubaba hafi. Murakoze, dukomeze kwibuka, kwiyubaka.